reka duhere kuri aya makuru azindutse avugwa kuri uyu munsi turi tariki enye z'ukwa 11 2024 muri kumwe na Augustin n'uzajya bagezaho amakuru agiye atandukanye ariko avugwa cyangwa se nibanda mu gihugu cya RDC, mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, Burundi, u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu bituranye narwo. Tutabatindiye, n'amakuru arimo kuvugwa cyane. Sinzi niba mwibuka ijambo ryitwa safisha muji wa Goma. Ni ijambo ririmo rirakoreshwa cyane mu mujyi wa Goma kuri ubu ngubu. Ni operasiyo ikomeye cyane, ikaze cyane, irimo irakoreshwa muri uriya mujyi. Turaza kugusobanurira impamvu yiswe safisha muji wa Goma. Tukubisobanurira impamvu. Turashaka none kukubwira ikibazo gikomeye cyane cy'ibura ry'imiti n'ibiribwa kirimo kubera muri gereza yo muri Goma n'ubundi yitwa Munzenze. Ni gereza kuri ubu ngubu ifungiyemo abantu barenga 4,000 kandi mu by'ukuri ni gereza baragenewe kujyamo abafungwa bakeya. Ibi ngibi turaza kubihuza n'abazarendo bahawe kumva bakunzwe na perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turifuza kubihuza none tubihuze n'igisirikare cya M23 cyo kirimo kugenda kigarurira uduce twinshi tugiye dutandukanye muri kiriya gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho intambara imaze igihe ibera cyangwa se ibintu. Turaje tukugezeho aya makuru mu buryo burambuye, gusa turifuza ko wafata isegonda rimwe ryonyine ugakanda ijambo subscribe cyangwa se ugatanga igitekerezo cyawe uko wifuza tukaza kutugezaho amakuru. Ariko ufite inyunganizi wayitugezaho, nta kibazo, uraba ukoze cyane. Murabizi ko mu minsi yashize Perezida Felix Antoine Tshisekedi yahaye ububasha, ahereza imbunda, ashimagiza wazarendo. Ni groupe y'abantu bitwaje intwaro, urubyiruko rwise ko rukunda igihugu ariko ruvuye mu mitwe yitwaje intwaro hirya no hino. Hanyuma iriyegeranya yishakamo umuyobozi, hanyuma baza kujya kwereka Perezida Felix Antoine Tshisekedi ko bashyigikiye igisirikare cya leta ya Kongo kugira ngo barwanye umutwe wa M23. Perezida Felix Antoine Tshisekedi yaje kuhereza ububasha, ahereza intwaro aba basirikare cyangwa se urubyiruko rwari rwitwara igisirikare rwari rwitwaje intwaro icyo gihe. Hanyuma abaha ubushobozi n'ububasha bwo kuba baba nabo nk'abasirikare, abaha imbunda. Icyo gihe byabaye ikibazo gikomeye cyane muri Goma, umuntu wese akagenda afite imbunda muri rwa rubyiruko. Ibyo byateye ikibazo gikomeye cyane ku buryo leta kubikontorora byayinaniye. Icyo gihe bayihaye ubushobozi kugira ngo ibashe kurwanya M23, ariko mu by'ukuri murabizi neza ko M23 ahantu iri ntabwo byoroshye kuyitsimbura bitewe n'ubushobozi n'imbaraga ifite n'imyitozo ifite. Babona batangiye kuneshwa, babona ibyo kurya ku rugamba birabuze. Ubwo turimo turavuga ku ruhande rwa wazarendo na FARDC, babona ibyo kurya ku rugamba birabuze. Babona nta kindi kintu barimo kurwanira uretse imbunda yonyine bafite mu ntoki, nta kindi kintu kirimo kirabafasha. Murabizi neza ko kugira ngo uve muri Goma ujye mu tundi duce ntabwo byoroshye, nta mihanda ihari. Uburyo buhari bwonyine nubwo gukoresha indege. Bitewe n'ihe mpamvu nuko murabizi neza ko Goma kuri ubu ngubu isa nkaho izengurutswe na M23, bivuze ko bitoroshye ko hari umuntu wava mu kandi gace wenda nka Kinshasa aje muri Goma. Ubwo turaje kugira ngo tuze kubihuza, wowe utajya kure uraza guhita usobanukirwa.
nyuma y'uko rero wazarendo irebye ikabona ahantu irimo kurwanira barimo barayikansa mu buryo nayo itazi ukuntu byagenze. icya mbere nubwo bari bafite groupe cyangwa se bafite uburyo bitwara nka gisirikare cyangwa se twabita umutwe w'iterabwoba, bakaza guhinduka umutoni kuri leta ya Kongo, ariko mubyibuke neza ko bano bantu ntabwo bafite imyitozo ihagije. Ni ukuvuga ngo kuri M23 mbega wabyita nk'ikise, ni nko kujomba agashinge mu ipamba. Sinzi ko ariko nabyita, byarayoroheye cyane ku buryo yabirukankanaga bikabagora kuba babasha kuguma mu duce bari bashinzwe. Si wazarendo gusa na FARDC, igisirikare cya leta, nacyo byakibanye ikibazo ubwo baburaga ubushobozi bwo guhangana na M23. icyo gihe rero haba wazarendo, abantu bose bari barahawe imbunda nyuma n'ibiribwa n'imiti n'ibiki byose, bafite imbaraga zo kuba barwanira igihugu. Byabaye ngombwa yuko bahaguruka bakajya mu mujyi wa Goma. Ndashaka ko mwumva hano hantu neza. Bose babonye batangiye gutsindwa, bahita bajya mu mujyi wa Goma. Urumva, binjiye mu mujyi wa Goma, umuntu wese basanze mu nzira bakamwica. Umuntu wese basanze ari umucuruzi ukomeye bakamwambura bakanamwica. Bahura n'umukobwa bakamufata ku ngufu, bahura n'umusore ufite amafaranga bakamwica bakayamwambura, bahura n'abagore bari mu modoka bakabasohoramo bakabambura amafaranga bakabasambanya, bakora ibintu bibi cyane. Muri Goma habamo akavuyo. Niho rero ijambo ryitwa safisha muji wa Goma ryahise riza. Ari naho twifuza kugira ngo tugere tubabwire ikibazo gikomeye cyane kiri muri gereza ya Munzenze. Sinzi niba muri murasobanukirwa neza kuba noneho muri gereza ubu ngubu hari ubucucike bukomeye cyane, huzuye, bitewe nuko hagenewe kujyamo abantu bake, ariko hakaba hikubye inshuro zirenga 4 cyangwa se 5 ku bantu bakabaye bari muri iyo gereza. Ikibazo cyajemo ni ikihe rero? Hari company cyangwa se ihuriro, twabyita ihuriro, twayita imiryango itegamiye kuri leta, yafashaga y'abagira neza, yafashaga izi mfungwa ziri muri gereza ya Munzenze, hanyuma ikabaha imiti n'ibiribwa. Ariko kuri ubu ngubu uyu muryango wafunzwe. N'umuryango witwa MCF Hollande, ni umushinga wari waraje gufasha bariya bafungwa, baha ibiribwa, imiti n'ibyo kurya, ariko uyu muryango wafunze imiryango. Sinzi niba murasobanukirwa neza. Bivuga ngo bahagaritse ibikorwa bakoraga byo gufasha ziriya mfungwa. Icya mbere, imiti irabuze, ibyo kurya birabuze, habuze ikintu cyose gishobora gufasha ziriya mfungwa uko ari nyinshi. Ndashaka kubabwira ukuntu ziriya mfungwa bitoroshye kugira ngo bazazi handling cyangwa se bazazishobore. Icya mbere, niba barashyizeho operation yitwa safisha muji wa Goma, abantu bose bitwaje intwaro, abantu bose bakora ibyaha, abantu bose babicanyi, abantu bose babajura, abantu bose badasobanutse badaba muri izo quartier, hashyizweho abayobozi, abasirikare bakomeye cyane bafite imbaraga batojwe, barimo barahiga izi nsoresore, bagahiga bano bagizi ba nabi, bagahiga babicanyi, bakabatwara muri ziriya gereza. Kandi umunsi ku wundi niko barimo kubigenza, barimo barabona abagizi ba nabi bashyashya babatwara muri ziriya gereza. Nuvuga ngo ku munsi nibura abantu bagera kuri 500 300 babasha kujyanwa muri iriya gereza. Niba urimo kubyumva neza, reba igihe gishize, hashize amezi agera kuri 6, ndakeka niba tarane, Goma ijemo ikibazo gikomeye cyane cy'ubwicanyi, ku buryo umuntu atatinyukaga gusohoka inzu. Kugira ngo babikemure, bahita bashyiraho gahunda cyangwa se iyi operation yo guhiga bano bantu, ariyo bise safisha muji wa Goma. Ibyo rero byaje gutuma iyi gereza iruzura ku buryo byagoranye ko babasha kuba handling.
abayobozi ba RDC rero bari bafite iki kibazo. Ni ukuvuga ngo abayobozi ba gereza yo muri Goma, gereza ya Goma ariyo yo mu Nzenzi, batangiye kugira ubwoba bavuga bati niba abantu barimo muri gereza ari benshi, hakaba ari abarinzi bakeya, hakaba nta byo kurya bafite, bakaba bafite nta miti bafite ibavura, bakaba barimo kurwara indwara za hato na hato bitewe n'ubucucike, haribazwa uburyo bano bafungwa bagiye kwigaragambya bagateza umutekano muke muri gereza, kubera yuko nta nubwo polisi yabona ukuntu bahandoringa kuko ni benshi kuruta umubare w'ababarinda. Ibyo bintu tubitekerezeho. Ikibazo ni ikihe rero? Nyuma y'ibyo byose kubura, imfungwa ntabwo zemera kwicara ahantu hamwe, ntabwo bishoboka. Ntabwo zemera kuba ahantu zicwa n'inzara, zipfa kubera kubura imiti zivura. Murumva ko ari ikibazo gikomeye cyane kirimo kwibazwa na benshi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twifuza kugezaho ibyo ngibyo, ariko twagutegurira andi makuru none atangaje twifuza kugezaho nanone yo muri kiriya gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turifuza tukugezaho aya makuru umunsi ku wundi. Wowe kora subscribe, shaka uburyo uzajya ubona amakuru yacu, kuko tuzatugezaho update. Murabona ko ari channel ntoya, rero mutwizere tuzatugezaho amakuru atabeshya, kuko twasanze hari abandi bafite ama YouTube channel ariko bagenda babeshya batanga amakuru y'ibihuha. Twebwe tuje kugira ngo dukemure icyo kibazo. Nyamuneka kora subscribe. Ni igihugu kimaze igihe kinini cyane kirangwamo intambara, ibintu byateje ikibazo gikomeye cyane, hibazwa niba koko iyi ntambara izageze igahagarara, dore ko iyi ntambara ari impamvu ikomeye yo kuba kiriya gihugu ari igihugu abantu benshi bavuga ko kidateze gutera imbere. N'amagambo rero yagiye agarukwaho n'abasesenguzi bagiye batandukanye bavuga bati Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakorwa iki kugira ngo igire abayobozi beza, igire abantu cyangwa se abasirikare bakomeye bashobora kuba bakwihagararaho bakarwanya umwanzi nk'uko ibindi bihugu nk'u Rwanda bibigenza, cyangwa se hakibazwa ese M23 yabitozwa n'iki? Yabitozwa n'abahe basirikare ku buryo bashobora guha imbaraga ririya huriro cyangwa se mutwe w'inyeshyamba witwa inyeshyamba wa M23 imbaraga. Ese ni iki kibaha imbaraga zo guhangana n'imitwe myinshi cyane ikorera mu burasirazuba bwa RDC cyangwa se no mu gihugu muri rusange? Ubwo turimo turavuga FRDC, turavuga FDLR, turavuga abasirikare b'u Burundi, turavuga SADC, turavuga abacanshu b'abazungu, turimo turavuga abasirikare ba Tanzania. Ubwo nituvuga ba Tanzania mwumvemo SADC ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye bahagarariye imitwe y'iterabwoba bagerageza kwifatanya na leta ya Kongo. Ariko twe twibagiwe n'indi groupe yizwi nka Wazalendo, dore ko iyi groupe ari groupe nini cyane yakunzwe na perezida wa kiriya gihugu cya RDC, aho rero yabashimagije avuga ko ari abantu bakunda igihugu, ari urubyiruko rumeze neza cyangwa se ruharanira iterambere ry'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe murabyibuka ko bahawe imbunda. Reka duse nk'abacumbikira iyi nkuru ahangaha, ariko tubanze tukugezeho incamake y'amakuru turi bugende tukugezaho. Turashaka kubwira ko kuri ubu ngubu MONUSCO yahaye FRDC imyitozo ikaze cyane. Turaje tukubwire ese igamije iki mu by'ukuri, no kubera iki MONUSCO yafashe umwanzuro wo guha imyitozo FRDC ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bayo mu guhangana n'umutwe wa M23. Ese ni iyihe mpamvu? Murabizi neza ko perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi yagize kuvuga ko arajwe ishinga no guha umudendezo no kumva afite abamufasha
cyangwa se no kuba we muri watuje amaze kumva ko zimwe mu nyeshyamba zihuje hanyuma zigakora groupe cyangwa se ihuriro zikayita wazarendo. Iyo groupe hitoranyijemo abayobozi bayo hanyuma bajya guhura na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Icyo gihe byabaye ngombwa ko Tshisekedi atangaza ko ari urubyiruko rukunda igihugu. Icyo gihe yahise ategeka ko babahereza imbunda cyangwa se intwaro, dore ko ari kimwe mu bintu birimo birateza akavuyo muri Goma muri iyi minsi. Wenda hari igihe story waba utayizi neza, ni ibintu byababaje cyane. Murabizi ko mu minsi ishize Goma hapfuye abantu benshi, gusa n'ubu ngubu harimo akavuyo kenshi gahuye n'uko hari gereza nini cyane irimo koherezwamo abarimo baragenda bafatwa mu mujyi wa Goma, boherezwa muri izo gereza. Izo gereza rero kubera yuko ari gereza yagenewe kujyamo abantu batarenze 1500, ugasanga hagiyemo 2015 biturutse kuri ya groupe yitwa wazarendo. Wenda tuzobifatira umwanya uhagije tubivugeho, ariko turifuza gusobanukirwa ko yaba amagereza yaba ibibazo bikomeye birimo birabera muri kiriya gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birimo biraterwa nuko wazarendo irimo kubigiramo uruhare, ndetse n'abandi bacanshuro barimo barajya muri Goma bagateza akavuyo, bakica abantu, babaka amafaranga ari biki byose, bagahita bagafatwa kuko ariyo tegeko ryashyizweho na leta ko uzajya ufatwa yateje urugomo agenda atwarwa muri gereza. Iyo gereza rero ni gereza ya Makara, murayizi, izwi cyane muri Goma. Iyo gereza rero yateje ikibazo, murabizi ko yagenewe kujyamo abantu bake cyane, ariko ubu ngubu 2015 yisatira 20 byamaze kugeramo ibintu birimo biratera inzara ikomeye. Turashaka kubihuza rero n'impamvu MONUSCO irimo guha FARDC ndetse n'abo bandi imyitozo. Nyuma yuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi yahaye wazarendo ububasha, intwaro, imyitozo n'ibiki byose, biyumvishemo ko bafite ubushobozi bwo kurwana na M23, kandi ni ibintu bitashobokaga kubera yuko rero baje bafite amashagaga, bafite imbaraga z'uko bifuza guhangana na M23. Icyo gihe bagerageza kurwana na M23 kubera yuko M23 yo ifite impamvu irwana. Ni impamvu zasobanuye kenshi, natwe ariko turaza kugira tuzicamo gake gake kugira ngo usobanukirwe neza. Wazarendo rero byabaye ikibazo cy'uko ahantu igenda iri cyangwa se ahantu iba irinze uduce cyangwa se muri teritwari runaka, agace runaka karimo abawazarendo benshi, usanga kubera yuko nta commitment cyangwa se kumva bari excited n'akazi barimo barakora n'impamvu barimo bararwana, ugasanga uduce bari barimo batuvuyemo, duhise dufatwa na M23 mu buryo buboroheye. Ni uburyo buboroheye kubera yuko ari wazarendo yaririmo. Ni ukuvuga ngo nyuma yuko basanze wazarendo nta mbaraga n'ubushake ifite bwo kuba yarwanya M23, byabaye ngombwa ko noneho baha imbaraga MONUSCO, iha imbaraga ingabo za FARDC kugira ngo noneho bace imbaraga M23. Niho birimo birasa nkaho bigana. Murabyumva niba wazarendo yaracitse imbaraga, ikaba irimo gusa nkaho isubira inyuma, yava mu nzira, M23 ikabasha gukaba cyangwa se gufata bya bice byari birimo wazarendo bakabifata. Rero FARDC na FDL ndetse n'izindi n'andi mahuriro y'ingabo zirwanya M23 barimo barahabwa imyitozo ikomeye na MONUSCO kugira ngo babashe kuba batsimbura M23 mu bice igifite. Turifuza rero kugira ngo tugusomere iyi story mu buryo bwihuse kugira ngo usobanukirwe byinshi birimo biravugwa muri kano kanya
ku by'imyitozo irimo gutangwa na MONUSCO. Tubwire impamvu ese MONUSCO no kubera iki irimo iratanga iyi myitozo. N'ingabo za Loni ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. MONUSCO zahaye imyitozo ityaye ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagamijwe kwirukana umutwe wa M23 mu bice ugenzura. Ni imyitozo yahawe abasirikare ba FARDC n'abarwanyi b'umutwe wa FDLR yabereye i Bunayi, umutware ni Bunia mu ntara ya Ituri, igamije kongera ubushobozi bwabo mu guhashya umutwe wa M23. Abasirikare bahawe ubumenyi bwo hejuru mu guhiga umwanzi, tekiniki z'urugamba ndetse no kwirwanaho hakoreshejwe ingufu z'umubiri n'amayeri y'ubutasi. Ni mu gihe kandi batojwe uko bagomba gushikama imbere y'umwanzi n'uburyo bwose bushoboka bukoreshwa mu guca intege uwo bahanganye kugira ngo barusheho kugira imbaraga mu rugamba. Mu butumwa bahawe bibukijwe ko ibyo bigishijwe bigomba gushyirwa mu bikorwa mu mirongo y'imbere kuko bigezweho, ndetse kandi bakaba banizeweho ubushobozi bwo tirimura umutwe wa M23 mu bice ukomeje kwigaruriza cyangwa se kwigwizaho, bityo bakarushaho gutanga umusanzu mu kugarura amahoro. Basabwe kandi gutinyura no guha ubumenyi bagenzi babo biganjemo abawazarendo bumva urugamba ruhinanye bagakuramo akabo karenge, bigatuma M23 ibakubitira mu gafuka. Sinzi ko ariko twabyita, bikaba byakorohera mu buryo bworoshye, cyangwa se M23 bikayorohera mu gufata ibice wazarenda ririmo, bitewe nuko iyo bumvisha urugamba rugeze kure bo ubwabo bagakuramo akabo karenge bakigendera. Amakuru avuga ko MONUSCO yabibukije ko uwo bahanganye ari we M23 afite imbaraga n'imyitozo ihagije ndetse n'abayobozi bakomeye, ko icyo basabwa ari ugushikama bagakoresha ubunararibonye bakuye muri iyi myitozo kugira ngo barusheho kugira ubushobozi ndetse n'ubushishozi mu guhangana n'umwanzi wabo bari imbere. Ingabo za MONUSCO zishinjwa kenshi gukorana n'imitwe irimo FDLR yahawe icyicaro cy'imbere mu bigize ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo. Zimaze igihe zirwana na M23, ibyo bikaba bigaragaza impungenge ku mikorere y'izi ngabo. Kugeza ubu ngubu imirwano ikomeye imaze iminsi ibera muri teritwari ya Warikare, aho rero inyeshyamba ziyobowe na General Sultan Makenga zikomeje kwigarurira uduce dutandukanye. M23 cyangwa se FAC ivuga ko ihuriro ry'ingabo za leta arizo FARDC, FDLR, SADC, ingabo z'u Burundi, abacanshuro b'abazungu n'abawazarendo ari ryo rikomeje kugaba ibitero mu duce dutandukanye dutuwe cyane, zikoresheje imbunda ziremereye mu buryo cyangwa se ku buryo hari n'abakomereka, abandi bakasiga ubuzima, abandi bakava mu byabo. Iri huriro kandi rivuga ko MONUSCO irimo guha ziriya ngabo zirimo FDLR ububasha ndetse n'ubufasha mu bijyanye n'ubutasi. Yagize riti M23 yagize iti MONUSCO ikomeje kugira uruhare mu makimbirane, iri kugira uruhare rutaziguye mu mirwano biciye mu gutanga ubutasi burimo guha ingabo ziri mu ihuriro amakuru y'aho ingabo za M23
ziri ikoresheje drones. Iri huriro ryemeza ko ritazahwema, ubwo turavuga M23, ritazahwema kurinda abaturage b'abasivile ndetse n'ibyabo. Gusa ryibutsa umuryango mpuzamahanga ko rishaka imishyikirano na leta ya Kinshasa mu rwego rwo gukemura amakimbirane bafitanye kugira ngo habeho amahoro arambuye cyangwa se arambye n'umutekano. Dukomoje ku yandi makuru turimo kugenda tugutegurira